ibibazo byanjye ntabwo ari byinshi ni bibiri kugira ngo mbaze shehe ndiheraho nditangaho urugero kugira ngo gishobore gusobanuka. Yewe ndi umurwayi wa diabete kandi mfata ibinini buri munsi mu gitondo na nimugoroba kuko niko bimeze. Itegeko rikaba rivuga ko ngomba kugaburira abakene ariko nanjye ihari yanjye ikaba atari nziza, no kubona riziki bikaba ari ikibazo kuri jewe. Icyo ni icyambere shehe nshaka ko nabonera igisubizo inshallah. Ikindi cya kabiri nabazaga Imana ikongerere, watubwiye uti koko niko bimeze isenene ni halali. Alhamdulillah twese twarazikoresheje abenshi, ariko hari n'ikindi kintu nari mfiteho amatsiko shehe. Icyo kintu naragikoresheje nkiri umwana, nabonaga iwacu babikoresha ariko baza kubivuga ko ari haramu. Nyuma yaho hari inswa biva mu migina ni halali nazo. Inswa ni halali nyine. Basi ubwo ndagushimiye nabyo ubwo ari halali, ubwo ndasobanukiwe. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah kongerere shehe. Ntabwo nari mbizi. Yego urakoze. Umuvandimwe waje ku kibazo diabete se yawe igera muri kangahe? Muri 600. 600? Hari ubwo imanuka ikabiri muri 600. Nagerageje gufunga ariko nageza nka saa 4 bikanga, saa 4 zo kumanywa bikanga. Ubwo bikaba ngombwa ko nkomeza nyine hari icyo narya kugira ngo nshobore guhembuka. Ubwo rero kuko je simfite ibyo ntanga kugira ngo ngaburire babakeneye, ese nzabihanirwa? Nuko nguko nabazaga. Nta kibazo cyawe nacyumvishe. None se urivuza ujya kwa Nyiranuma bakagutreta byibura, iyo abantu bareba muganga diabete iramanuka, sinumva ukuntu igera muri 600, ahubwo ari ahandi bahita bamutambikana bakamujyana mu bitaro. 600 ni byinshi cyane. Ni byinshi, ujyamo bikamanuka muri 25 bikongera bikazamuka. Ntabwo ujya ugera mu ijana se na 50 wenda? Oya, zindi 180. Imana igukize kandi Imana igwe kwihanganira ubwo burwayi. Ibyo ari byo byose Imana yatanze uburenganzira, ni idini iroroshye, ni uburwayi budakira. Bibaye ariko bimeze ko nzi hari abarwayi bandi ba diabete bafunga kandi ntibigire ikibazo, n'abasaza bazifite umuntu niwe amiri nafsihi, niwe wiyizi imbere ya Nyagasani wawe no kumenya agaciro kuko kwezi. Niba ubona bikugora ku buryo bikuzengereza kandi ugasanga ni ibintu bihoraho bya buri gihe, nta bundi buryo, ubwo ugomba gutanga nyine ikiru. Ariko ikiru utagishoboye nanone ariko bimeze, none se Imana la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Bibaye ariko bimeze, ariko iwawe ntimurya, n'urugero mbabari ariko ntimurya, turarya. None se niba murya, Imana yaduhoreye abarwayi, uza agaciro k'igisibo, unaniwe gusiba urabyemerewe, n'ikiru kiranze kugira ngo uvuge uti byibura mpa agaciro ku kwezi kwa Ramadhani nubaha Imana nyuze muri iyi nzira, ko n'ubundi icyo kiru atari cyo cyatuma umuryango wawe wicwa n'inzara. Ibyo ari byo byose ni wowe wiyizi n'ukuriho. Ndahagaruka nawe. Bishoboka wafuturisha bangahe? N'umuntu umwe ufuturisha buri munsi ni ibiro, ni nk'ikiro kimwe n'amagarama 25. Urakoze. Imana ikongerere. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Nari mfite ibibazo bibiri. Icyambere ni ku mubyeyi utwite cyangwa wonsa. Yego. Ufite impungenge y'uwo atwite cyangwa yonsa. Yego. Icya kabiri watubwiye ngo wahigisha imbwa yawe wigishije guhiga. Imbwa wigisha imbwa nyine ukajya ryatunga, siko bavuga ko nta musiramu utunga imbwa kubera ko ari nax. Biriya ni ikintu cy'umwuga. Nta nubwo imbwa bayitunga, abantu batunga inka n'ihene. Imbwa barayicirira. Kinyarwanda, imbwa barayicirira ntabwo bayorora. Uko bavuze ngo abantu batunga imbwa ni abantu batatu,
umworozi kugira ngo irinde amatungo ye, ariko ngo umusiramu we ku giti cye ntabwo yemewe gutunga. Ntabwo byemewe, ariko ushobora kuba ifite yo guhiga gusa. Ntabwo nari mbizi. Birahazi ngibi se. Arakoze cyane. Naho ku kibazo rero kirebana n'umubyeyi uba ufite ikibazo cy'intuza cy'uwatwite akaba ari nacyo kimuhangayikishije, uyu nguyu bigatuma adasiba. Uyu nguyu nyuma y'ikibazo cye ko kizakemuka azishyura kandi agatanga na fidiya, kubera ko impamvu ituma adafunga ntabwo ari iye bwite, ni y'undi umuntu uri mu nda ye, niyo mpamvu hazamo fidiya. Ariko abandi bamenye bakavuga ati arishyura buryo muri rusange. Aho icyiza ni uko watanga fidiya ukazishyura, ubwo uba ufite wasora, nta nubwo ari ubuzima bwawe wowe umubyeyi. Uravuga uti ni ukubera njyewe, ariko nyine nubwo nuko nta kundi. Icyo kibazo cyicara kigaruka buri mwaka. Umubyeyi ngo kubera konsa, ngo kubera gutwita. Hari abatwitaga akabyara ku irayidi kandi ntibimuze gusiba, ariko kubera amasayili n'ubuzima bwagiye bukomera ukuntu ni umuntu abantu bibariza byinshi nyine ngo gutyo. Naam, tafadhali. Mimi nilikuwa na maswali mawili. Naam, tafadhali. Kwanza nilikuwa nauliza, mtu ambaye alikunywa pombe anaweza akasali? Hata atakunywa pombe wakati kama amesali akili zake azifanye kazi hawezi kusali, lakini kama akili inafanya kazi anasali. Kwa sababu tunaambiwa kwamba pombe zinamwisha mtu baada ya miezi siku 40. Ni kwamba tasali swala zake hazikubaliwi, lakini anasali hivyo hivyo. Swala hazikubaliwi. Anasali lakini. Je, akiwa anafunga na haswali arimo arapfusha ubusa igihe tu. None se impamvu ushobora gutanga kudasari ni iyihe koko? Iswala ni inkingi mwikorezi mu idini w'Islam. None se warayiretse? Iswala iroroshye kurusha igisibo. Iswala iroroshye kurusha igisibo. Abamenyi rwose bavuga ko umuntu udasari n'ibyo byo gufunga ashatse byihorere rwose. Inkingi ya mbere ni iswala, hanyuma n'ibindi bishamikireho. Mfite ikibazo. Naam. Ni ibibazo bibiri. Icya mbere ni ryari umuntu yemerewe gufasha undi gisibo? Gufasha? Yego. Akamufasha gute? Hari abavuga yuko nk'umubyeyi wawe nk'igihe yapfuye, yego, cyangwa uzi ko ari nk'igisibo atasibye, wenda uburwayi bwamufatiye mu gisibo buranamutwara, yego, icyo gisibo ntiyabasha kugisiba. Yego. Ese nyuma y'uko urangije icyawe ushobora kuba wamusibira cya kindi atasibye? Ese niba none hakiri ariko afite uburwayi bumwemerera kuba yarya mu gisibo, ese nyuma ushobora kuba wamufasha icyo gisibo nacyo ukagisiba? Ubundi igisibo umuntu asibira undi yarapfuye ni igisibo cya kindi abantu bavuga ngo ni naziri bashyizeho ibyo bahize. Igisibo mbese iyo ikintu kigambira ukavuga ngo nzasiba iminsi nyuma y'iki gihe, kiba kibaye wajibu kuri wowe kandi atari ngombwa. Icyo gihe rero iyo utabarutse abawe basiba iyo minsi, cyangwa se igisibo cya kafara, umubyeyi wawe hari kafara yagombaga gutanga yo gusiba amezi 2 nkurikirane, agomba gusiba, cyangwa se igisibo niba ari kafara tuliyam, ibyo ari byose nka biriya kafarati. Ariko kukirebana na Ramadhan, nyagasani wa Ramadhan niwo wakujyanye, ubwo se wazajya kubazwa kandi igihe cyo kuba kwisi utakigifite? Ntabwo Imana yabaza umuntu. Icya kabiri ni ikijyanye na haramu na harari. Twabonye inyigisho nyinshi z'abashehe batandukanye batwereka ko umuziki ari haramu. Urakigaruye? Yego. Impamvu nyigaruye, ujye kugisubiza aho mumaze iminsi mubirebeye, iyo masala sinjisubiza. Impamvu nyigaruye nuko
nagize ikibazo yego ejo nibwo nabonye interview y'umuyobozi wacu yego avuga ko umuziki ari halal uri haram ari umuziki uri mu nyuru bintera kwibaza bimeze gute oya nshuti yanjye ngewe icyo kibazo ndakubwiye ngo icyemewe ni anashid indirimbo zidaherekejwe n'intuza na instrument naho ibindi uzagende ubisobanuza ahandi. Ikibazo nari mfite ni ikijyanye na salatu tarawih. Hari igihe havuka impamvu y'uko abantu bafatanya mangaribi na ishayi. Salatu tarawih yasaruke se wayisarira mu rugo murayifata simbi. Byari byabaho se ahubwo kuva wajya mu Busilamu wari wabiboneye? Ni byabaye ni ntabwo biraba rero nta bihari nta n'ibyo turabona. Abasilamu mu cyubahiro baha Ramadhan bana barasari na tarawih bakayisari. Swali langu ni kuhusu umbo wa kuwinda. Naam, umbo wa kwenye kuwinda anapouua maswala ya najisi hayaingia hapo? Hayaingii. Nyama iko twahara? Ni hivyo hivyo, kwa sababu inakuwa imefundishwa. Kama imefundishwa inajua. Hapo sielewi nyumba kama itaweza kutofautisha gisi ya sipaki najisi na kupaka najisi. Hapo inakuwa haijafundishwa labda. Naho kukigendana n'icyo wahize n'umwambi wawe ukavuga izina ry'Imana mujye murya. Nibyo uzajya uhigisha imbwa yawe wigishije mu kuyohereza ukayohereje uvuga izina ry'Imana mujye murya. Nibyo uzarya ukoresheje imbwa yawe utigishije ariko yo ukagisanganira icyo yafashe ukakibaga mujye murya. Nukuvuga harimo itandukaniro. Imbwa itaratojwe iyo usanze ikintu cyapfuye iyo ngiyo ntabwo wakirya. Intumwa y'Imana rero hano nanone muri imvugo nibyo igiye gusobanura. Illa an yaakula alkalbu fa in akala fala taakul. Keretse iyo mbwa wohereje kabone n'ubwo waba warayitoje iramutsiriye kuri cya kindi yafashe ubwo ntukarye. Fa inni akhafu an yakuna inma amsaka ala nafsihi, kubera ko ntinya ko wenda ishobora kuba yafashe iyo nyamaswa ifite n'inzara cyangwa se kumva kwifashe kubera ubwayo. Ntabwo wajya gusangira rero kurya ibisigazwa byariwe n'imbwa. Wa in khalataha kilabun min ghayriha fala taakul. Iyo mbwa nigenda igiye kwataka icyo kintu iyo nyamaswa yoherereje iribwa ariko ikatakana n'izindi mbwa zitari nkayo ntukakirya icyo kiba cyafashwe. Fa inma samaita ala kalbika walam tusammi ala ghayrihi, kubera ko we ujya kohereza imbwa yawe niyo wavugiyeho bismillah ariko ugiye gufata ijyana n'izindi mbwa zitavugiyeho bismillah. Ubwo ibintu byamaze kwivanga nta mpamvu. Nanone muri hadith harimo ngo idha arsalta kalbaka almukallaba almuallama fadhkur isma Allahi alayhi. Niwohereza imbwa yawe wigishije yahuguwe ujye uvugiraho izina ry'Imana. Fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadhbahhu, ngo nugenda ugasanga nicyo yafashe ugasanga kikiri kizima ujye ukibaga. Wa in adraktahu qad qutila wa lam yakulu minhu fakulhu. Nanone nugenda ukagisanga ugasanga kishwe cyapfuye ariko yambwa ntiyakiriyeho ujye ukirya. Fa in akhadha alkalbi zakatuhu, fa inna akhdha alkalbi zakatuhu, kubera ko gufata kw'imbwa ni nko kubaga. Ikibi nuko iba yakiriye yariye kuri iyo kintu yafashe. Swala lingine nafikiri itakuwa kinyume kidogo na darasa ni kuhusu mjusi kafiri misereba inatembea ndani ya nyumba. Tunaijua. Kuna mtu ananiambia kama ukikaua unapata thawabu sana. Shukrani. Ni kweli ukikaua unapata thawabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza watu kufanya hivyo. Sheikh, ngiye kugusubiza inyuma mu masomo watwigishije. Yego. Watwigishije tubwira ko kujya gutegera umuntu inyuma y'isoko uri kugira ngo umugureho ibintu ari haramu. Yego. None kankubaze nk'abacuruzi bava hano. Yego. Akajya Musanze. Yego. Akajya kuri tere kwishakira inyanya cyangwa ibijumba cyangwa ibirayi. Nabyo ni haramu.
hariya ntabwo wabyita, ni nk'abajya Dubai. Ibya Musanze ni nka Dubai, ni nka China. Umuntu yagiye aho abantu bacururiza, none se yagiye apakuruza abantu bapakiye bazanye i Kigali, cyangwa yagiye mu isoko rusange? Ntabwo ari kimwe.